Legio Maria, igitabo gisobanura Legio ya Maria, umutwe wa 28, ubuyobozi bwa Legio, ibyerekeye inzego z'ubuyobozi, abakuru, ubuyobozi bwose bwaba bw'akarere cyangwa se ubw'urwego rw'igihugu buzaharirwa inama z'inzego. Izo nama zishinzwe kumbatira umwe mu karere zirimo kubahiriza ibyifuzo remezo bya mbere byatumenyereje iba umuryango ukomeye, gukomeza imigambi yose ari ntacyo bahinduyeho na gito, gukomeza amategeko n'imigirire ari byo byanditswe muri iki gitabo gikuru cya Legio. Ngiyo impamvu ituma aho Legio iri hose itezwa imbere cyangwa se ikarimburwa n'izo nama z'ubuyobozi. Inama zose z'ubuyobozi zigomba guterana ku buryo buhoraho, muri rusange ziterana rimwe mu kwezi. Amasengesho, umuteguro w'ahantu habera inama na gahunda y'imirimo yazo bigenewe kubera muri urwo rwego, bigenewe kubera muri buri rwego rw'inama ya Legio bizaba nk'uko byateganijwe muri Presidium, usibye ko batazateganya igihe ntarengwa. Si ngombwa gusoma inyigisho ihoraho nk'uko bikorwa mu nama ya Presidium. Gutanga imfashanyo mu ibanga bishobora gukorwa ariko si itegeko. Buri rwego rugomba kumvira urwego rwisumbuye. Nta Presidium cyangwa urundi rwego rushobora gushinga urwego rwisumbuye rutabyemeye cyangwa se Consilium Legionis, kandi n'abayobozi ba Kiliziya bagomba kuba barabyemeye. Ububasha bwo gukuraho Presidium cyangwa urundi rwego rwari rusanzwe ruriho buharirwa umwepiskopi w'akarere afatanyije na Consilium. Iyo Presidium cyangwa se urundi rwego rumaze guseswa, ruherukiraho kuba urugingo rwa Legio. Buri rwego rugira umusaserdoti w'umuyobozi wa roho, ashyirwaho n'ubuyobozi bwa Kiliziya, ari nabwo bugena igihe azamara akora ubwo butumwa. Niwe ugomba gukemura impaka mu by'iyobokamana n'imyifatire y'abantu. Afite n'ububasha bwo guhagarika urwego n'ibikorwa byarwo byose kugeza igihe aboneye icyemezo cy'ubuyobozi bwashyizeho urwo rwego. Umuyobozi wa roho abarirwa mu bakuru b'inama ayobora, agashyigikira umukuru wese wemeye washyizweho na Legio. Buri rwego rwose rw'inama rugira umukuru ari we perezida, umwungirije, umwanditsi n'umubitsi. Ndetse urwo rwego rukeneye abandi bashyirwaho igihe urwego rwisumbuye rusanze ari ngombwa. Abo bakuru batorerwa imyaka 3, bashobora kongera gutorerwa indi myaka 3 ku mwanya umwe, bityo bikaba imyaka 6. Nyuma y'iyo myaka 6 hatorwa ababasimbura. Iyo umwe mu bakuru avuye ku murimo yatorewe mbere y'uko imyaka 3 irangira, bifatwa nk'aho iyo myaka 3 yari ayirangije manda ya mbere. Mu gihe cyari gisigaye ngo ya myaka 3 irangira, ashobora kongera gutorerwa uwo mwanya mu gihe cy'indi myaka 3 ifatwa nk'igice cya kabiri, manda ya kabiri. Niyo icyo gice cya kabiri cy'imyaka 3 atakirangiza, afatwa nk'aho amaze ya myaka 6 ku mwanya yatorewe. Iyo umwe mu bakuru arangije igihe cy'imyaka 6 ku murimo yatorewe, agomba kumara indi myaka 3 akabona kuba yakongera gutorerwa uwo murimo yakoraga muri urwo rwego. Ariko icyo gihe ntikiba ngombwa iyo ari undi murimo muri urwo rwego cyangwa uwo ari wo wose mu rundi rwego. Buri wese mu bakuru b'urwego agomba kuba afite Presidium abarizwamo kandi ari umwe mu bakuru bayo, kandi yubahiriza inyigisho ihoraho. Iyo urwego ruzamutse mu ntera yisumbuye, nka kuri yishyizwe ku rwego rwa Comitium, ntacyo bihindura ku gihe abakuru bayiyoboraga bagenewe kumara ku mirimo yabo. Abakuru b'urwego rw'inama batorwa n'abagize urwo rwego mu nama isanzwe. Abagize urwo rwego ni abakuru ba za Presidiya zishamikiyeho, ab'izindi nzego zigengwa n'urwo rwego rugiye gutora, n'abakuru bayoboraga urwo rwego. Umuregiyo wese ashobora gutorwa. Iyo kandi atowe atari asanzwe abarirwa muri urwo rwego, ubwo aba arugiyemo. Amatora yose y'abakuru agomba kwemezwa n'urwego rwisumbuye, ariko igihe bitarakorwa batowe batangira gukora imirimo batorewe. Abaregiyo bamenyeshwa imyanya igeze, igihe cyo gutorerwa n'itariki y'amatora. Itariki yo gutora itangazwa mu nama ibanziriza amatora. Abazatorwa bamenyeshwa hakiri kare inshingano zijyana n'imyanya bakeneweho. Kuvugana ku bushobozi bw'abashobora gutorwa ni byiza,
ndetse n'iyo abakuru bumvikanye ku bushobozi bw'umwe bashobora kumushingana, ariko ntibigomba kubuza kwerekana abandi bashobora gutorwa cyangwa ngo ibyo byonyine bisimbura itora. Itora rikorwa mu ibanga. Buri murimo ugomba gutorerwa umuntu uzawushingwa bahereye ku murimo ukomeye. Numero ya mbere ku rutonde agomba gushinganwa. Iyo hatanzwe izina rimwe gutora ntacyo bimaze. Uwaba yatowe, niba bashobora gutorwa ari babiri cyangwa barenze, icyo gihe bagomba gutora. Abayobozi ba roho n'abarejiyo bahari kandi bafite uburenganzira bwo gutora bahabwa urupapuro rw'itora. Abagize inama y'urwego nibo bonyine bemerewe gutora kandi bigomba kubahirizwa. Iyo abatora bamaze kwandika abo batoye ku mpapuro z'itora, bazinga impapuro batoreyeho maze abashinzwe ibarura ry'amajwi bakazegeranya. Utora ntiyandika izina rye ku rupapuro rw'itora. Iyo barangije, uwabonye amajwi asumbye ay'abandi yose hamwe ateranyije, uwo niwe uba utowe. Iyo ayo majwi abuze barongera bagatora. Iryo tora rya kabiri ritabonetsemo urusha abandi bose hamwe, wabonye amajwi make bamukura ku rutonde rw'abashobora gutorwa. Bagakomeza batyo bakura ku rutonde uwabonye amajwi make kugeza igihe habonekeye urusha abandi bose hamwe amajwi menshi. Nta kwitwaza ko abo batora ari abareba ibyerekeye iby'Imana ngo itora rigirwe nk'ibyo kwiyerurutsa. Ahubwo bagomba gutora bakurikije amategeko yashyizweho, ntibayateshukeho na gato cyane mu byerekeye ibanga. Ni ngombwa gukora raporo yuzuye igaragaza uko itora ryagenze, igaragaza abakandida batanzwe n'ababa bashinganywe n'amajwi yabonywe na buri wese mu bari bamamajwe iyo hari benshi. Iyo raporo ishyikirizwa urwego rwisumbuye akaba ari rwo rwemeza amatora. Abakuru ba Presidium cyangwa urwego rwo ari rwo rwose bayihagararira mu rwego rwisumbuye, kugira ngo urwego rw'inama nkuru rubashe kuyobora inzego zirushamikiyeho ziri kure. Rushyiraho intumwa zihuza izo nzego zombi, abahuza nzandiko. Uwo muhuza nzandiko akurikiranira hafi imikorere y'urwego ashinzwe. Buri kwezi urwo rwego rushyikiriza inyandiko mvugo y'inama umuhuza nzandiko warwo zimufasha gukurikirana neza imikorere y'urwego no guha raporo urwego rukuru igihe rubisabye. Iyo ntumwa ihabwa ijambo ariko ntishobora gutora uretse afite urwego ahagarariye. Bibaye ngombwa kandi rubyemerewe n'urwego rurugenga, urwego rushobora kwemera abandi barejiyo batarugize cyangwa se abatari muri rejiyo gukurikirana imirimo y'inama ariko ntibashobora gutora. Bene abo bantu nabo basabwa kugira ibanga ry'ibyavugiwe mu nama. Inzego z'ubuyobozi za rejiyo konseye n'izi zikurikira: kuriya, komitiyumu, regiya, senatusi, konsiliyumu regionisi n'izindi zishobora gushyirwaho bitanyuranyije n'amategeko shingiro agenga rejiyo. Amazina y'ikilatini y'inzego zinyuranye za rejiyo ahwanye n'imirimo yazo. Muri rejiyo Mariya ni umwamikazi, ni uyobora ingabo ze ku rugamba mu ntambara, akazibera umugabo, akaba ari uzigeza ku gutsinda. Nicyo gituma inama ya konsiliyumu imuhamagariye ikanamutegekera izindi nzego. Inzego z'ubuyobozi z'intara zitari nini zisa naho arizo zihagarariye izindi. Inini ziraruhije kuko bitoroshye kugira ngo inama zibe kandi ntihaburemo abantu baho hantu hanini hatyo basiba. Niyo mpamvu ituma amazina ya kuriya, komitiyumu, regiya na senatusi yerekana ahantu uko hangana n'uko hateye mu miyoborere yaho. Urwego rw'ubuyobozi rwisumbuye rushobora gufatanya imirimo yarwo y'ubukuru n'imirimo y'urwego ruciye bugufi. Nka senatusi ishobora gukora nka kuriya. Iryo komatanya ry'imirimo rigira akamaro kuko abo bakuru bafatikanyije imirimo mito n'imikuru bazunguka igihe, kuko bazashobora gukorera iyo mirimo yose rimwe kandi bakagera ku cyo buri rwego rugamije. Nyamara hari ikindi gikwiye kwitabwaho. Ubwo inama nkuru ibirimo abantu benshi bategeranye ntibizajya bibashobokera kujya mu nama zose ziba. Bikaba rero byatuma bamwe mu barejiyo babyiyemeje basanganwa akazi kenshi bikabibagiza ndetse bakareka nk'akazi kamwe na kamwe. Ibyo bikononera rejiyo. Iryo fatikanya ry'imirimo y'urwego ruto n'urukuru bizatuma inama zitazajya zibura abantu benshi iteka,
kandi bituma abo bamenya neza uko reji iteye bakimenyereza imirimo y'ubukuru, ndetse bikazatuma bashingwa imirimo irushijeho gukomera, bakaba ingenzi mu kwagura umuryango no mu murimo wo mu biro by'urwego rw'inama rwisumbuye. Byatuma bamwe bavuga ko noneho iyo mikorere yabo ari uburyo bwo kwegurira ubuyobozi bw'intara nini inama y'akarere gato. Nyamara siko bimeze, ahubwo mu by'ukuri inama y'urwego rwisumbuye niyo ishinzwe kwita ku rwego rw'akarere. Abahagarariye inzego z'inama zinyuranye bafite inshingano zo kwitabira inama y'inzego zisumbuye, bajye babikora uko bashoboye babikuye ku mutima. Bamwe batanze igitekerezo cy'uko urwego rw'inama rwisumbuye rwakora ukwarwo kandi rugakora gusa nk'inama enye mu mwaka, ngo bigenze bityo haboneka abantu bitabira inama ari benshi. Nyamara icyo gitekerezo aho kurengera inyungu z'ubuyobozi bw'abahagarariye abandi cyazibangamira, kuko mu by'ukuri iyo hashize igihe kinini nta nama zikorwa, nta kabuza urwo rwego rureka imirimo yarwo rukayegurira abakuru, rukayisigarana ku izina gusa. Amaherezo bigira ingaruka abarejo bakadohoka ntibite ku nshingano zabo. Yongeye kandi inama iterana bitinze bigeze aho ntiyaba ikiri inama ahubwo yaba ari kongere. Ntiyaba kandi ifite umuco w'ingenzi uranga ubuyobozi bwo kumenya no gukurikirana ibintu. Umurejiyo wese afite uburenganzira bwo kuba yagira ikibazo ageze ubwe kuri kuriya ye cyangwa indi nama y'urwego rwisumbuye. Igihe ariko biga ibibazo byaje kuri ubwo buryo, bazagomba kwitonda kandi ntibagace ku mategeko no ku bubasha bw'inama bakuriye. Bavuga ko uwo muntu utabwirwa bamuyobora ikibazo akagomba kubwira inzego zo hejuru yababuze umutima mwiza. Si ibyo, kuko kubera impamvu zabo abakuru abofisiye bashobora kutageza ibibazo bimwe ku nama zisumbuye. Haramutse habuze umuntu ubivuga, inzego nkuru ntizamenya ibintu byose zifitiye uburenganzira bwo kumenya no kwitaho. Buri rwego rushinzwe guha imfashanyo y'amafaranga urwego rw'inama rwisumbuye. Kuri iyo ngingo reba umutwe wa 34 n'uwa 35. Mu nama ya rejo bagomba kungurana ibitekerezo, buri muntu akavuga icyo atekereza nta buryarya. Ntabwo inama ishinzwe kugenzura cyangwa gufata ibyemezo, ahubwo ni n'ishuri rirera abakuru. Ariko se abo bakuru bazatozwa bate niba hatabayeho kungurana ibitekerezo, niba amahame shingiro y'intego ya rejo bitavugwa na rimwe? Igihe kandi hagize ikivuka ntihakabe abiharira ijambo ngo maze abandi